twaragiye nyine mu nzu bisanzwe, noneho hari akarongo kabakunda y'umukobwa uwo ari we wese, reka nkure muri akabone, avuga ati ererererererere, ati burya bajyaga bavuga ngo uritonda n'iki byose, ngo naho ngiye ngushatse ufite inda uwo munsi iryo joro. Tavuga ni ati ufite inda. Ako karongo se kagaragaza iki? Umugabo araza aricara baraganira, sinzi ukuntu ninjiye muri korodori ngiye kwinjira muri salo, numva barimo baraganira ibintu by'amarozi. Hagarara nyine impande y'urugi ndumva arimo aramubwira ati umva nkubwire, abaganga baracyariho. Ati abaganga baracyariho, hari umuganga wampaye umuti. Ati deje yamanje no kumbwira uyu mukobwa, ati ntaranamubona, ntaranahura nawe, ambwira ati ugiye gushaka umukobwa mwiza ngo w'inzobe, ngo sore ukuntu abagore bakunaniye, ugiye kubona umwana ngo muto witonda ngo w'inzobe umeze ukuntu nyine, umeze gutya na gutya, aramushushanyiriza. Bamubwira wowe byanyabyo se? Ni ukuri kose niko byagenze. Arabimutekereza byose, aramubwira ati abaganga barahari, ngiye yampaye umuti, arambwira ati mutari mwahura, numenya ko mugiye guhura uzawisige, nurangiza kumusuhuza byonyine bizaba bihagije, uzahita umurongo. Ibintu byose ni yego, kandi uko niko byagenze.